Kongo. Kubera iki? Kongo niba afite ku butaka bwabo kandi izi aho bari naho bakorera yabashyize mu nzego zabo z'ubuyobozi bw'isirikare cyane cyane bivuze ngo nifite urufunguzo bakivuka uyu munsi ntekereza ko bizaba bikigoranye kugira ngo umutekano w'ibihugu byombi cyangwa umwuka mubi ushiremo. Kongo yari ifite imibereho mu biganza kugira ngo urangize ikibazo. Kongo iramutse iranduye FDLR burundu ikibazo cyarangira cyumuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Yes, nongeye kuguha ikaze ukurikiye UNAP TV. No mwanya twongeye kugira ngo tubane nawe mu biganiro byacu tuzajya dukomezanya kubana mu gihe kiri imbere. Ngewe wumva kuri mikro za UNAP TV Rwanda cyangwa se UNAP TV byitwa uko bishaka ni Moses Value, ndetse ndi kumwe n'umugabo nusa neza rwose imbere ya kamera. Nitwa Bakunda Andrew. Moses yakoze cyane ko duhe ikaze nango turabaramukije muri aho. Muraho neza mwese mudukurikiye rero uherereye hose, tugaha ikaze wiyumve ko uri mu rugo kandi tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Andrew, use nongere nkubaze ukomeza amakuru yawe. Amakuru n'amahoro. Urashima Imana? Ashima cyane. Iyi minsi rwose igufashe neza biragaragara. Hanyuma kuri uyu munsi Andrew nifuje ko tuza kuganira kuri politiki. Niba turi bujyane urabwira uko twumva uko wumva ibintu bitewe na saga ziri hanze aha, ariko sinazita saga ahubwo ni ibihari. Ubwo turabiganira turabimaze guterebiganira. Yego rwose. Ejo bundi twagize amahirwe yo kongera gukurikira umukuru w'igihugu aratuganiriza ku munsi wo kwibohora. Benshi bakurikiye hirya no hino mwumvishe ijambo cyangwa se hari n'ibyo muzi byinshi bitandukanye. Icyo nifuza kugira ngo tuganireho, hari ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu bitandukanye. Kuri ubu ngubu iyo uvuze u Rwanda bitewe na saga ziri hanze ntago wasoza hatajemo ibijyanye n'igihugu cya Kongo. Muzehe ubwo na afande mukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yagize icyo abikomozaho mu kiganiro yatanze ejo bundi mu ijambo twakurikiye. Andrew, ibijyanye n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Kongo aho ibintu bigeze nimba ukurikira ubona bimeze bite? Murakoze Moses. Njye sinavuga yuko umubano w'u Rwanda na Kongo ari mwiza kandi ashize imyaka myinshi atari mwiza. Yego. Ariko ufite inkomoko yabyo kutaba byiza. Iyo nkomoko yabyo rero mu gihe cyose yaba ikirengagizwa n'imibiganirire ikirengagizwa biragoye n'ubundi ko muko uzamwiza kurusha wenda bazaryajyana mu gihe gitoya, ariko biragoye mu gihe cyose ikibazo batakivuye muzi nk'uko kiri. Kandi ikibazo kirazwi ni ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda. Yego. Ibyo rero nk'igihugu cy'u Rwanda ntabwo kizigira na rimwe cyemera cyo umutekano wacyo uhungabanwa n'ikindi gihugu. Mu gihe na Kongo na yenda mu nyungu zayo bwite ifite kuri kwana za FDLR zasize zikoze ibara mu Rwanda izina hamwe na n'abandi bose bafite imijyi bakivuka uyu munsi. Ntekereza ko bizaba bikigoranye kugira ngo umutekano w'ibihugu byombi cyangwa umwuka mubi ushiremo. Kongo yari ifite imibereho mu biganza kugira ngo urangize ikibazo. Na His Excellency nyakubahwa Paul Kagame ejo bundi yabikomoje avuga ati ntago ikibazo nge ntatangije navutse kiriho, ari nanjye bagomba kubishinja ngo nzagikemure. Sinjye utera ibyo bintu kuko navutse nkiriho, navutse kiriho, ndinda nkura kikiriho. Ni gute bashinja u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma y'ibyo byose? Ubona bituruka kuki? Iki kibazo cyatangiye kera nk'uko nawe bivuga ati nanjye navutse mbona cyangwa se nivuka nabo cyatangiye na nyivuka sinzi, ariko ngaho enda nabari muto cyane. Yego. Ariko ikigaragara cyo ni ikibazo gikomoka mu bakoroni tuciye ku ruhande. Ndetse njye sinatinya kuvugamo cyane cyane nk'igihugu nk'Ububiligi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo kiri baragiteje nibyo mu nyungu zabo bwite. Yego. Ariko ikibazo tugezemo abayobozi baje basimbana muri Kongo bo kuki ntacyo bahindura.
noneho uyu nguyu we yaje rwose nawe uko wenda yabaye imyaka myinshi mu Bubiligi yego waje ari igikoresho cy'Ababiligi mu buryo bweruye sibyo noneho hazabwo noneho arimbura ni ukuvuga ngo kubwe yakumva ko cya kibazo yarakyemeje cyo kutari imyaka nyango yashize aho niho hari ikibazo rero ubona hari amasezerano y'u Rwanda y'igihugu cy'u Rwanda hagati na Kongo urabona nka Kongo ubundi hari yagiye igirana amasezerano iriya mitwe vuga ko ari inyeshyamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari n'amasezerano yagiye igirana n'igihugu cy'u Rwanda ariko n'umukuru w'igihugu yagiye abisubiramo avuga ko buriya Tshisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko rwose atari umuntu wo kwizera kuko n'ubundi amasezerano arasinywa cyangwa se bikavugwa amagambo ariko ntabikurikize urabona ukurikije amateka yashize n'ibyashize n'ibyagiye biba mbere ku bijyanye n'amasezerano nk'aya ngaya agiye gushyirwa mukono mu minsi iri imbere urabona Kongo ishobora kuyubahiriza biragoye biragoye ko navuga ko amasezerano bayubahiriza nk'uko nyakubahwa perezida yabivuze ati biragoye ko Tshisekedi yabyubahiriza kuko ntabwo namwizera kuko arahinduka so guhinduka kundi nuko bamutumye ari igikoresho cy'abandi bantu nibo baba bayivanze bivuze iki bivuze Kongo ifite ikibazo navuga gikomeye ako kinoroshye uruhande rumwe reka ntangirire ku buryo ikibazo cya Kongo gisa nkaho cyoroshye gifite amateka y'imipaka uburyo akaswemo ubwo ndavuga ngiye ko buryo mbasha kumenya hari abantu basanze bavukiye ubwo butaka ibisekuru byabo barabakata bijya kuri Kongo ariko buriho abaturage abo baturage ni abakongomani yego bataremera ko abaturage ari abakongomani ubwabo bakomeza gutotezwa kwicwa n'ibindi bisa nabyo abo bantu ntuzagira ngo bizagira bikemuka kuko abantu bazarwanya uburenganzira bwabo kandi n'inshingano zabo Rwanda uburenganzira bwabo kandi kuvuga ngo nibagende udashaka kurekura ubutaka bwabo nabwo biragoye bivuze iki bivuze ko Kongo ikibazo cyayo cyakemuka mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni uko barekura ubutaka niba badashaka abakongomani bakabaha ubutaka bwabo iyo mvuze abakongomani ndavuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda yego bakavuga ati mwebwe rwose ubutaka ni ubwanyu twabo basanzeho tunaburekuye aho yenda byatanga umusaruro yego cyangwa se bakavuga yuko bagiye kwemera nk'abakongomani ariko bakagira amahoro bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo mu buryo bungana n'ubw'abandi yego ibyo nabyo byatanga umusaruro ibyo rero nibyo Ababiligi badashaka yego ni niyo mpamvu na Tshisekedi nk'igikoresho cyabo bigoranye ikindi ndimo kubona uruhande rumwe ariko hari ikindi kibazo kireba u Rwanda n'uko twebwe nk'abanyarwanda ni ikihe rero unabihuza FDLR turabizi neza yuko muri 1994 hari abakoze amororero abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yego bica abandi banyarwanda babohoye uko bavutse yego imiterere yabo isura n'ibindi bimeze bityo bahungira muri Kongo batsinzwe ariyo FDLR jenoside hagaritswe nta bundi buryo bahungiye muri Kongo yego abatinye kubazwa no kwicanwa bagomba kujya hariya none babibye urwango n'abakomoka bavutse nyuma no bari hariya abenshi yego nibyo bakoreshwa n'ubu n'ahandi hose bahari ku isi tuzabiganiraho yego cyo bivuze ni iki yego icyo bivuze ni uko mu gihe cyose FDL itaranduka ku butaka bwa Kongo yirandure kandi ikaba igifite intego n'umugambi mubisha ku Rwanda nta munsi n'umwe muka mubi uzabura gututumba hagati y'ibihugu byombi kandi icyo ubona ikibazo cy'ingutu aho ipfundo ryacyo ari FDL gusa yego geriko mbona ubona FDL iramutse ivuyeho cyangwa se ikarandurwa rikabwiza ukuri Kongo iramutse iranduye FDL burundu ikibazo cyarangira cyumuka mubi hagati y'ibihugu byombi urakoze no kugera ku ntego nagira ngo numve ariko ikibazo kiri ndibaza ku masezerano bagiranye ejo bundi yego ese kuko aya masezerano birashoboka yuko ashyirwa mu bikorwa
cyane cyane ku ruhande rwa Kongo. Ku bantu badukurikiye wenda ayo masezerano aravuga ko agamije kugira ngo ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu byombi haboneka amahoro. Yego muri makeya ikibazo kibitera n'ubundi twasanze ari FDLR ku bijyanye n'uburyo tubibona kandi urebye ni naho bituruka kugira ngo umubano w'u Rwanda na Kongo ugende nabi byaturutse ku byabaye kera hagati y'ibihugu byombi, ariko noneho abahungiye mu gihugu cya Kongo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, iyo ideology cyangwa se ideology bari bafite yanze kuranduka. Mu kwanga kuranduka bashyigikirwa n'igihugu cya Kongo. Kuba rero FDLR bataravuze ko batarayimentioninze gusa icyo bavuze mu masezerano mu byo nagerageje gusoma bagaragaza ko FDLR nkuko nawe urimo bitubwira utuganirizaho bagaragaza ko FDLR ariyo fundo ry'ikibazo, ndetse n'u Rwanda rurabivuga kenshi, n'umukuru w'igihugu ahora bivuga ati FDLR buriya muramutse mugize gutya mukamenya uko bimeze igakemurwa igakurwa mu nzira cyangwa se bakaba abaturage basanzwe ntibeho uwo mutwe tukamenya ngo na bene gihugu banyu bimeze gutya n'imipaka uko yagiye icika. Ariko ngiye cyo ndimo nibaza ari nacyo tugamije kugira ngo tumenye ese hakorwa iki kurikije uko ubyumva nk'umuturage w'u Rwanda. Ubona FDLR yarandurwa n'igihugu cya Kongo, niko yakurwaho n'igihugu cya Kongo, cyangwa se hagati y'ibihugu byombi bashobora kubyumvikanaho bikagera? Muzi rakoze cyane. Byose birashoboka, ariko abafite inshingano za mbere sibyo ni Kongo. Kubera iki? Kongo niba afite ku butaka bwabo kandi izi aho bari naho bakorera, yabashyize mu nzego zabo z'ubuyobozi bw'igisirikare cyane cyane, bivuze ngo nifite urufunguzo. Ese kuki bakomeza kitwa FDLR ntibitwe igisirikare cya Kongo muri rusange? Nose n'abakongomani. Ubwo rero ahantu bari batuye ntago ari mu gihugu cyabo. Gutura ni kimwe. Bari abantu tuvuze FDLR suvuga ngo gutura gusa. Yego. Turavuga umutwe. Ni umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yego. None ukajya nani abaturage bafashe imwe nk'ingwate kugira ngo bagutaha bikomeze bumve yuko nabo bake barahonga imiryango yaho muri make. Yego. No kuvuga iki? Nivuga kugira ngo Kongo ari amasezerano abasha kujya mu bikorwa. Agera ku ntego zayo. Yego. Nuko Kongo ibasha kwambura intwaro. Yego. FDLR ikabavana mu isikari cyabo ikabashyira ku ruhande ikabashyikiriza igihugu cy'u Rwanda. Abantu bakajyanwa imutobo bakigishwa sibyo bagasubizwa mu buzima busanzwe sibyo. Niba harimo n'abakukiranwa n'amategeko n'inkiko utabera bagakoresha ingano zabwo, nibwo buryo bwonyine bwakemura ikibazo cy'umuka mu bitutumba hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko se wakwibaza Kongo ifite ubwo bushobozi bufite ahubwo ubu ifite ubushake? Byombi birajyana kuko reka nguze ukuri ubushake uyu munsi nibwo yabugira ntabwo ari byakemura umunsi umwe, kuko yaragiye iribeshya irabinjiza. Reka umaze ko mu gisirikare cyabo bamaze kugira imbaraga, babaye promotion bagira imbaraga, babaye intwaro nyinshi zitandukanye, aho ngaho bigoranyemo. Ariko Kongo aho rero bisaba iki rero? Ese Kongo yagira ubushake noneho kavuga uti nange nk'u Rwanda none ni muze dufatanye mudufashe? Yego. Hamwe amaze guti byasaba ko nka Kongo yakemura ikibazo burundu, cyangwa se yasaba yuko n'u Rwanda bafatanya kugira ngo bafatanye. Ni Kongo nabwo zabigiramo. Mu gihe Kongo ifite umuyobozi mubi ntago ikibazo kizakemuka vuba. Ku ruhande rumwe Kongo mu gihe gifite umuyobozi utumva neza cyangwa se ubyumva neza birengagiza nkana ikibazo kubera inyungu z'abandi bantu akorera, bizamuteza ikibazo, bizagoma ari ikibazo. Kandi u Rwanda nta munsi na rumwe ruzahagarika kwirwanaho, kwirengera, gukumira cyangwa se gukingira no kwirinda abaturage bacyo b'igihugu cyacu. Urakoze cyane Andrew. No mu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ejo bundi mu ijambo yatangaje yanabigarutseho, aravuga ati ntago tuzanirwa kwirinda ubwacu cyane. Ati bari bateranye imitwe itandukanye bashaka, n'umukuru w'igihugu cya Kongo yahoze avuga ko afite misile zishobora kurasa mu gihugu cy'u Rwanda yibereye iwe Kinshasa. Zibaheze ngo zaturuka Kinshasa zikarasino. Ariko ikintu twabonye ni kimwe,
muzehe yabikomojeho anavuga ati kuriya twasubije bariya bashaka kuturwanya abaturage b'u Rwanda niwumve batekanye ko nta kibazo gihari. Ubona ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda hari inkeke buteye kuri gihugu cya Kongo? ahubwo ni ikibazo wakagize ikibazo uko ngiye nirinda wowe wakagize ikibazo uko ngiye nirinda kuko babigize n'iturufu uravuga ati kuba twabona igihugu cy'u Rwanda gifite ziriya ntwaro kikabasha kwirinda kuriya muri buriya buryo ni ikibazo gikomeye cyane. Tumubwire u Rwanda rukoreye biriya bari bazi ko bagiye kuza bakatwica bakaturimbura bagakora jenoside batagezeho ku ntego zabo mu myaka yashize yenda ngo aho gusigara n'umwe ntabwo ari byo. Gukora ubwirinzi ni ikibazo cyakabaye ikibazo ku gihugu nka Kongo cyangwa se n'undi yagarabanye n'isi yose yateranye ngo u Rwanda rufite ubwirinzi kubera ikibaryo. Ikindi kibazo n'ikindi gikomeye tuzaganira mu mishiza kuza kuki abantu bumva ko ubwirinzi bw'uwawe mu rugo bugutera ikibazo wowe bukaba ikibazo rwose bamwe bakajyaho bakanabika ngo umuntu umukuru w'igihugu biriya byo kubika byo na nyakwa perezida bikayivuze ejo bundi byo kubika byo n'ibindi biriya bisobanura ibintu bibiri njye ko nayibonye. Icya mbere bisobanura ko umuntu n'ubundi umurwanya aramutinya yego ntawe ufite ubushobozi yego. Icya kabiri si no kumutinya na politiki ye iri hasi. Icya gatatu usibye n'ibyo ngibyo n'intego ze afite zatuma amurwanya ntazihari nta kintu gifatika afite arwanira yego nibyo. ariko n'ikindi no kurwanira ku munwa uririya kuvuga ngo ngewe nzagenda ngeze gutyo kubika umuntu bisuzuguje umuntu wawe wabivuze yego kubikosa umuntu utuzapfa n'indamuganiye narabivuze nanjye ndi umuntu nk'abandi bose yego nabazapfa n'undi azapfa ntawe uzakora iyi si yego. isi ubundi bashaka kugira ngo bari abantu bashaka Kagame nka perezida reka da nuko bamutinya kubera yuko bazi yuko baje kutwica ariyo wabakumira ariko icyo bagamije no kuturimbura nizo ntego zabo nta kindi kandi baribeshya reka twimose u Rwanda rwego rugezeho n'ukuntu igihugu cy'u Rwanda kimaze kwiyubaka. Perezida wa Repubulika iyo yubatse igihugu neza ntabwo ari igisambo yubatse igihugu neza nta mutima mu cyubaka igihugu atiyubatse ubwe nk'umuntu bivuze iki nubwo azasaza sibyo inzego z'u Rwanda zirubakitse ku buryo n'uzahera kuza kubwe muri ashaje azabibona neza yuko umurage ufashe. Andrew urakoze cyane. Urabona ikirere kirimo gihinduka imvura ishobora kudusanga hano nyemera dusubikire hano ikiganiro n'ubundi tuzagaruka ubutaha dusubukura tuvuga ku bindi bitandukanye. Iyi cano twabahitemo ko tugiye kujya tubana mu biganiro bitandukanye bya politike n'ibindi ariko noneho tureba aho isi igeze cyane cyane ariko duharanira uburenganzira bw'abanyarwanda ndetse n'ubumwe. Ari nako yitwa UNAP TV. Muze reka ngire ikintu gatoya nisabira abantu. Yego. Ndasaba ko abantu bafite impano. Yego. Impano. Yavuze impano ndavuga abaririmbyi abahanzi batandukanye ati yose. Sibyo? Bafite impano bashobora gukoresha abakinnyi umupira. Nyabuneka baza tugafatanya twese tukarwanya ikibi ku Rwanda. Murakoze cyane Andrew. Wakoze kubana natwe udukurikiye. Hano twibereye ni kuri Silent Corner. Silent Corner waza hari ibyumba hari amacumbi hari buri kimwe cyose cyo kunywa wakibona. Rero ikaze nanone ni Kanombe ngo shimire rero abanye natwe karagaciyemo. Turi kumwe mu biganiro byacu bikurikira. Mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.